himbazwe uyu munsi wa none. Mana yaturaritse twabonye ukuboko kwayo, twabonye ineza y'Uwiteka Imana isumba byose. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana uko mukunze kumenya ku izina rya Pasiteri Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira rero, uzajya mugumya kudukurikira kwizere Yesu ofisho, uzajya mudukurikira kwa Rucamu ndetse no kuri izere Yesu. Pasiteri tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, tumenye icyo Imana idushakaho. Reka dusome ijambo ry'Imana, turasanga muri Zaburi igice 32 umurongo wa mbere turageza ku wa 4 dusome. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Ngicecetse amagufa yanjye arashigishwa no kuniha kwanjye umunsi. Uruhuke kuko ukuboko kwawe kumanywa na nijoro kwandemereraga, ibyuya byanjye bigahinduka nk'amapfa yo mu ci. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Iri jambo ry'Imana tugiye kuganira, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ijambo riratubwiye ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa uw'Imana itabara ibicumuro, hahirwa Uwiteka Imana atabara gukiranuka. Haleluya. Kuko nguwo ari uzaragwa gukiranuka k'Uwiteka. Imana iduhane si byiza kandi Imana iduhane ibyiza. Turi kugenda kumva inkuru zitandukanye ikoranabuhanga, ndetse wahura n'umuntu akazikubwira, ugasanga abaturage Musanze batubwira ngo Mariya yaba yabagendereye, Mariya yababonekeye, hari abana babonye Mariya, ariko se wowe urabivuga hiki? Ese warabihamya hiki? Icyo tuvuga nuko uwizeye wese azabona icyo Imana yamuvuzeho. Uwizeye wese Imana izamukora ku maso. Umuririmbyi yararimbye ngo ngore ku maso ndebe, ngo ndebe ibyiza biri imbere. Imana itugire neza. Tugiye kwiga kuri Dawidi. Uyu Dawidi ngo yari umwami, ariko yaramaze gusaza. Abacuranzi bakazana abacuranzi ngo bamucurangire Dawidi ndiyishime, ngo bazana abakobwa beza ngo bamubyinire Dawidi ngo ntanezererwe, ngo bazana abantu bakamucurangira Dawidi ndiyishime. Haleluya, haleluya. None abajyanama be barangije baricara, bavuga ngo mbese umwami wacu Dawidi katakiryoherwa n'imiziki, katakiryoherwa n'ibintu bigezweho, twamukorera iki? Abajyanama barangije bavuga ngo umwami wacu reka tumushakire umukobwa mwiza, azajya amukuyakuya amukorere buri kimwe, ari umwami wacu azishima anezererwe. Abajyanama bavuga ngo reka tumushakire umukobwa mwiza bita Abisagi, ngo mu gihugu cyose baramushaka, ngo babona umukobwa mwiza bitaga Abisage, ngo barangije bamuzanira umwami Dawidi. Uwo mukobwa yakoreraga Dawidi ibintu byose, ariko ngo kubera ko Dawidi yarashaje, ngo ndasobanukirwa ibyo uwo mukobwa ashaka. Uwo mukobwa akamukorera buri kimwe, ariko Dawidi ndamumenye. Ngo Dawidi yarinze atanga saza ataramenya uwo mukobwa. Imyaka abaniye n'uwo mukobwa ntabwo yigeze yimenya, n'uwo mukobwa ngo ntabwo yamumenye. Haleluya. Bene data, Imana itugiriye neza. None nanjye reka mbabaze, none bari abajyanama muba barashakiye Dawidi uriya mukobwa mwiza bita Abisage, iyo nama bari bapanze yariyo cyangwa ntabwo yariyo? Kubwo bashakiye umwami wabo Dawidi, ngo kuko ntabwo yarakiryoherwa, ariko nubwo bamuzaniye uwo mukobwa ngo ntabwo yigeze amumenya. Bene data, ni ikibazo gikomeye. N'ingimbumu, ingimbumu ushobora kwibwira ngo ibiryo biraryoshe, ariko ndasobanukirwe ngo ibiryo biteye gute. Wamubwira ngo hano tugeze i Kigali hari amanyubako meza, ariko ndamenya inyubako uburyo ye imeze. Na Dawidi rero nawe niko byari bimeze, ngo yarinze ava ku ngoma, ariko ingoma ye, bene data, ngo umwana we Salomo niwe waje kumucungura ku ngoma. Arangije Salomo ngo yubakire Uwiteka iki? Inyubako, ngamwubakire urusengero. None nawe ndabasaba ngo mwizere Kristo, mumukorere mumuzi. Amen. Were kuzajya ukorera Imana usa ngaho umirije. Urumva ko uriya mukobwa nubwo yakoreraga Dawidi, ariko Dawidi ntabwo yigeze agira ute amumenya. Rero imirimo yawe myiza ukora izagutambutsa imbere y'Imana. Imirimo yawe myiza ukora izakugeza ibwami.
imirimo yawe myiza ukora izaguha kuramira muri iki gihugu. Imana itugire neza rero, Imana idufashe, Imana itwambike imbaraga. Bibiri ikavuga ngo nayo imirima yakuma inzara ndizere ngo ndakabuza nzishimira iki amategeko y'Imana. Imana iduhereze umugisha rero, dukorere Yesu tumuzi, kandi turabasaba kugira ngo Imana idukore ku maso turebe, tumurwe, tumenye ibyo Imana idushakaho. Imana idushakaho Ijambo iravuga ngo ayigwa babariwe ibyaha bye bikagira ute bigatwikirwa. Imbabazi z'Imana zibe ku buzima bwawe, imbabazi z'Imana zibe ku muryango wawe. Imana iguhereze kurama, Imana igutsindira urupfu, Imana igutsindira abarozi, Imana igutsindira ubukene, Imana igutsindira imibereho mibi. Usigaye ukomera ushikamye. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu, Imana ibakomeze mu izina rya Yesu. Amen.